Zaburi 150 baravuga ngo ni muhimbaza Uwiteka mukoresheje ibicurangisho byose na neberu ndetse n'inanga. Rero nifuzaga ko abanyarwanda tutaramira Imana mu muco wacu. Biriya byuma by'abazungu bitaraza nabwo twarataramaga. Yego. Bidahari ntacyatubuza gutarama. Ese ni kuki tutataramira Imana mu muco wacu ko dufite umuco mwiza Imana yaduhaye? Kuyitaramira mu muco wacu twisangamo, twiyumvamo umwihariko wacu, nabyo ntibyaba byiza kurushaho. Ubwo buryo nagiye nkoramo indirimbo zitandukanye zo guhimbaza Imana mu buryo w'inanga. Buryo waguhaye uramushimira, uwakugabiye ukamwitura, maze nshimire yaduhanze iyo gahangwa amasiteka, nitugabira tugatunga, yaduhezagira tukeza, yadusiga tugasa neza, nirinde ntambwe z'ibirenge byacu ngo hato tudatsikira. Shimwa mwami, shimwa data, urakwiriye mwami, urakwiriye mwami, urakwiriye mwami, ukwiriye gushimwa. Ibihe byiza cyane ku badukurikiye, ku bari mu Rwanda ndetse no ku migabane yose igize isi, cyane cyane inshuti za Deo Munyakazi ziri i Burayi, akunda kuza mu mafestival, ndetse n'abandi bantu bose badukurikiye bari ku mugabane wa Amerika, ariko cyane cyane abanyarwanda mudukurikiye. Reka mbahe ikaze, ngiye kubakirira Deo, muramubona hafi yanjye, agiye kutuganira ku rugendo rwe hamwe n'inshuti ye Inanga. Deo, ikaze. Murakoze cyane. Ndakwakiriye cyane. Inanga ni kimwe mu gicurangisho cyangwa bavuga igicurangisho cy'amateka cyane cyane twagihuza na identite ya culture y'u Rwanda. Inanga uyiziho iki mu mateka y'u Rwanda? Urakoze cyane. Nk'uko bivuze, inanga ni kimwe mu bikoresho by'ibanze bya muzika gakondo, nubwo hari ibindi bitandukanye nk'ikembe, umuduri, iningiri, amakondera, ubwo se n'imyirongi nayo twashyira muri kategori zose. Ariko inanga niyo ni nkayo igikoresho nyambere kiyoboye amateka y'umuziki gakondo. Rero ifite amateka maremare cyane, ariko ayo nzi nuko cyari igikoresho cyacurangwaga ahantu hatandukanye. Ibwami, igikoresho cyacurangirwaga ibwami umwami agiye kwibambura, cyangwa se igihe akeneye umurya w'inanga. Noneho twagera no mu birori bisanzwe cyangwa muri rubanda, habaga hari abacuranzi b'inanga, cyane cyane no mu muryango hagati. Nk'iyo wenda umubyeyi yabaga mbere yo kujya kuruhuka, iyo yabaga acuranga inanga yataramiraga umuryango we, akazagenda abiraga n'abazamukomokaho. Akenshi abantu bacuranga inanga babikoraga ku babyeyi babo. Rero inanga ifite amateka atandukanye yihariye. Ikindi yagiye icurangwa n'abantu batandukanye muri generasiyo zabo, bakagenda banabitira inanga, bakavuga ati wenda inanga ya Munyakazi, inanga ya Rujindiri cyane, n'abandi uzi. Twavuga Metere Rujindiri Bernard, azwi cyane mu nanga y'imitoma. Hari Sebatunzi Yosefu, azwi cyane mu nanga inanga yitwa Rukara rwa Bishingwe. Hakaba Kiruzu Tomasi, ari we se wa Sofia. Hakaba Padiri Kabarira Viatoro, azwi mu nanga y'urutango, n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma inanga kugira ngo izagere ahantu ikwitira cyangwa bayikwitire, nuko haba hari source ya melody cyangwa source ya inspiration uba waravanye kuri babandi wigiyeho, cyangwa urugero wenda weho ninde wakwigishije? Nigishijwe n'umusaza witwa Mushabizi, azwi cyane mu nanga z'inka. Ubwo isoko y'inanga yawe twavuga ko ikomoka hari
twavuga ko ariho ikomoka ariko cyane cyane n'abariya bandi hari ibyo nagiye mbigiraho nubwo nabyirutse batakiriho ariko nagiye numva inanga zabo bikampa kakwinspiranye. yego bikagira nawe uvumbura ibyawe cyane, kuko iyo umuntu atangira kwiga inanga ahera ku ndirimbo zatwanjirije za kera cyangwa se cover. Iyo rero agenda azikora aziririmba agira agatera indi ntambwe yo kuba yakora umurya we cyangwa urutoki rwe mu nanga, akaba yatangira gukora inanga ze muri rusange. Ni nk'iyo ntambwe nanjye nabashije gutera. uragenda unkosora ku kinyarwanda cyanjye, bavuga gucuranga inanga cyangwa gukirigita inanga? ni ukuyikirigita. ngaho yikirigiteho gato. urakoze cyane. ukabura ikirigise rero. yego. hanyuma birumvikana ntabwo ibi byapfuye kuza, warize. ese byatwara igihe kingana iki kugira ngo mwige inanga? nko ku mujene ukurikiye Ahava TV wifuza kuba nawe ashobora gukora pasiyo yawe. urakoze cyane. igihe byatwara kugira ngo umuntu yige inanga ntabwo nahita mvuga ngo ni iki mbese ntabwo nahita mpisiza ngo ni iki ngiki runaka, kubera ko inanga ni uko wayiga ni nk'uko wakiga piano ni nk'uko wakiga gitari. iyo ufite pasiyo unabikunda ubiha n'umwanya udacika intege, mu gihe runaka bishobora gukunda. hari nk'abantu biga gitari yazana amabavu agahita bivamo, ariko agakomeza. biterwa nawe ubwawe n'umwanya wabihaye n'ukuntu ubikunda. imirya y'inanga nayo iraryana? iraryana. ushobora gucuranga ukazana amabavu. gendana amabavu ngewe. ugendana amabavu? Deo rero kwiga inanga uravuze ngo ni kimwe na piano cyangwa, ariko ndashaka kumenya inanga ese nayo kugira ngo yige neza nk'uko gitari bakoresha mesure de temps cyangwa piano. umuntu wese ushaka kwiga muzika, ingoma ni igikoresho cya mbere kigomba kugufasha kwiga igicurango cyose. ese n'inanga nayo ikeneye umudiho? inanga ikeneye ntabwo ko ari ritme. yego. cyangwa se oto kakaboro. metronome. yego. bisaba kuba igikoresho cyose bisaba kuba ufite ka metronome mu mutwe, ku buryo niba ugiye gucuranga injyana runaka utayigenda inyuma cyangwa uyisiga. yego. rero ako kantu kaba gakenewe, kubera ko hari injyana zigenda buhoro, hari izigenda gake, hari isaba kugabanya buke buke. rero byose ni bituma ni bya bintu navugaga byo kuba umuntu afite oreille musicale. iyo wumva umuziki biragufasha cyane. noneho inanga kuyiga navuga ko ari nk'amatekinike. yego. ifite imirya. iyo ufite imirya 9 kuzamura. yego. rero iyi mirya ntabwo yose ariko tuzicuranga. nk'iyi mirya 3 ntabwo ari ngombwa cyane kwicuranga. guhera ku murya wa mbere
imirya igizwe n'imirya 5 aribyo bituma igira amajwi 5 akaba ari nayo ya pentatonique akaba ari nabyo bituma iba injyana ya blues. Ayo manota 5 rero agenda yisubiramo. Umurya wa mbere n'uwa gatandatu bivuga kimwe, ahubwo wenda bigatanira ko umwe uvugira hejuru undi uvugira hasi, octave. Uwa kabiri n'uwa gatandatu bikavuga kimwe, uwa gatatu n'uwa karindwi bikavuga kimwe. Rero ni amatekinike, ni uburyo ushobora gufata ikiganza cy'iburyo kigacuranga injyana runaka, icy'ibumoso kigacuranga injyana runaka, ukabihuriza hamwe ukanaririmba. Donc ni nk'ubwo buryo inanga kucurangisha inanga bimeze. Imiririmbire rero ukiraho ukaririmba, imiririmbire ikajyana na buri murya. Ntabwo iteka ujyana na buri murya. None kuririmba ukurikiye umurya cyangwa ushaka no kuririmba inanga ikagukurikira. Akenshi ushobora kuririmba ukurikiye umurya, bituma urwo rurimbo rw'inanga ruryoha cyane. Hari n'ubwo ushobora kuririmba atari uko wahise uririmba iby'umurya urimo kuvuga iteka, aho upfa kuba uri muri note. Ushobora gushyiramo utundi tuntu, ariko cyane cyane upfa kuba uri muri note. Biterwa nanone n'ubuhanga bw'umucuranzi, ariko akenshi ubuhanga akenshi bugaragarira ku bintu bihuye n'ibyo urimo gucuranga n'ubundi. Yego. Uraza kudusobanurira cyane kuri iki kintu, ariko mbere yaho turirimbire imwe mu ndirimbo zawe, cyane cyane yasohotse kuri iyo witiriye album yawe wise Isoko. Iyi album yageze kure, wayise Isoko dusangiye. Turirimbire iyo ndirimbo. Ukoze cyane. Nimuhuze twimakaza umuco w'Abanyarwanda nk'uko byahozeho, duhuza amarembo tugwiza amaroro, dusengana Imana dusangire byose, dufumbate imfubyi duterane inkunga, duhane inka duhane n'abageni nk'uko byahozeho, nk'uko byahozeho. Isoko dusangiye ni umuco w'abavuka Rwanda, ni umuco w'abavuka Rwanda. Isoko dusangiye ni umuco w'abavuka Rwanda, ni umuco w'abavuka Rwanda. Abakobwa b'iwacu basusurutsa uruhembe, ababyeyi b'u Rwanda barwambarira impumbya, abasaza mbakunde bari mu misango nk'uko byahozeho, nk'uko byahozeho. Isoko dusangiye ni umuco w'abavuka Rwanda, ni umuco w'abavuka Rwanda. Isoko dusangiye ni umuco w'abavuka Rwanda, ni umuco w'abavuka Rwanda.
turataza zirimo abagabo bakagira impakampanga nabo mu bitabo batanya bagabo ngabinare bamashirozera gahungane kimenyimenye uruhanga se gusa na kera nabigiye hanga inanga nayo yitwaze maranga yitwaze urwisha yitwaze urukuri yitwaze cyane mu Rwanda cyane aho se bagiye batere ku rutirwa muntu maze bahagurutsa bavuga amakwaya imiseke n'imisekera bagwiza mu mitembo nanjye nyura inganje ngabana isanzu nk'ibya rusuka mwene tema kagari uhombe gisaka abahungu bahange abakobwa baberwe abashumba bashore izo nshongore zize abashinyamararo amataba bature nk'uko byahozeho nk'uko byahozeho isoko dusangiye ni umuco w'abavuka Rwanda ni umuco w'abavuka Rwanda wow Imana igumugisha cyane. Hanyuma Deo iyi nanga wayicuranze mu Rwanda mu bitaramo bikomeye cyane amafestivali yo mu Rwanda ariko umaze no kujya mu mafestivali hanze. Ni irihe somo cyangwa ni uruhe rwego inanga wayibonyeho ku rwego rw'isi cyangwa mu Rwanda hose? Nihe ntera ubona u Rwanda inanga ituma igutumbagiza cyangwa aho ikugeza ubibona gute, cyangwa niha persi ufite kuri kunanga mu rwego rwa promotion? Urakoze cyane. Iyi nanga y'iwacu ni igikoresho cy'umwimerere, cy'umwihariko abantu benshi batari babasha kumva ngo bayinyungute bayumve. Niyo mpamvu rero ndi ku rugamba rwo kwigeza aho nshoboye hose ku isi, nkamanika ibendera ry'umuziki gakondo mu buryo w'inanga. Ni ubwo buryo rero twitabira amafestivali atandukanye. Duhere mu Rwanda. Mu Rwanda nagiye nitabira amafestivali menshi arimo Kigali Up, n'andi manama atandukanye, Africa Tech Summit, TEDx, ni henshi. Bakaguhamagara ati turifuza yuko uwintertaininga ukore kunanga. Yego cyane. Kandi bakanyurwa. Bikabashimisha cyane kuko inanga abantu benshi bumvaga ari abantu b'abasaza, icurangwa n'abasaza, igomba gucurangwa n'abantu bakuze, ariko kubera ko twabigiyemo tunabikunda ubwo rugamba rwo kugira ngo turwane ku muco wacu, igihe abo ngabo bakuze bazaba batakiriho, birumvikana twari ntabwo inanga igomba gucika. Yego, twari gusigara turicike ku muco, turwanira urwo rugamba. Bari bataramenyera neza ukuntu umuntu w'umujene wagombye gukora ngo hip hop, agakora abandi acuranga inanga. Ariko uko twagiye dukomeza imbere babonye ko bishoboka, noneho batangira kubyishimira, ubona ni ibintu bakunze cyane. Nubwo buryo rero bagiye baduhamagara. Nyamara inanga yakugejeje kure, imaze kugeza kure kuva watangira kuba inshuti yayo. Dufate mu bindi bihugu amafestivali witabiriye, cyane muri East Africa. Dufate East Africa, mu Bugande, mu Burundi, mu Bugande, Tanzania, muri Kenya, no muri Congo, duheruka no muri Zanzibar. Aho se nama serukiramuco tuba twitabiriye. Zanzibar hari serukiramuco ryitwa nibyo warayitabiriye? Twacuranze mu ntangiro zaryo, ariko twari tugiye ari indi projet ya urban music label, abahanzi batandukanye bagakondo n'abandi bakora music electronique bahuje injyana kugira ngo umuziki wa Afrika ugere ku rundi rwego. Twari tugiye muri iyo projet
tugira n'amahirwe yo kureba ukuntu Zabuzara kifashe duhura n'abandi banzi batandukanye. Twambuke tujye muri Occident. Ku mugabane w'Uburayi Ego. hari serukiramuco ryitwa Les Printemps des Poètes, ibijyanye n'ubusizi, byaberaga i Paris mu Bufaransa. Mu Budage nanone mu mujyi wa Berlin iserukiramuco ryitwa Pop Culture Festival. Nari natoranyije mu bahanzi 10 bafite umwihariko ku isi cyangwa batanga icyizere. Turagenda turabataramira, tumarayo ibyumweru nka 2 I think. Tugereza kwigisha umuco wacu, umuziki wacu, tugereza no kwiga umuziki w'ahandi kugira ngo tukomeze kuzamurana. Ahanini mu Bubiligi aho nitabiye inama inama nyunguranabitekerezo cyangwa se Culture for the Future Colloquium, ukuntu dushobora abahanzi, inganda z'umuco zishobora guteza imbere abazikora ndetse bikagirira inyungu, bikabagira inyungu, bikagirira inyungu naho baturuka ibihugu bavukamo. Hanyuma aho hose wagiye ugenda uzenguruka ujyana n'inshuti yawe y'inanga. Inanga ubona abandi bantu mu bindi bihugu bari interese cyangwa baryoherwa na melodi zawe, bakunda ibyo ukora. Niye feedback ugenda uvana mu banyamahanga? Bakoze cyane. Abanyamahanga bakunda inganzo y'iwacu, inganzo nyarwanda. Yego, inganzo nyarwanda ndetse kuruturusha. Yego, ubona ari ibintu bakunze cyane, bifuza kumenya amateka yabyo, bifuza kuzaza inaha bagira ibintu noneho. Yego, rero barabyishimira cyane. Iyo tugezeyo tubasobanurira aho duturutse, ibicurangisho byacu, ubutumwa dutanga, uburyo ujya no kuririmba wabanje kubasobanurira bakagira n'ikintu bumvamo. Rero ni ibintu bishimira cyane kubona igikoresho batamenyereye, batari bazi, ariko kikaba gifite ukuntu cyihariye, gifite amajwi meza. Ni ibintu bakunda cyane kandi bibanyura. Waririmbye indirimbo nyinshi, isoko dusangiye, imirembe, umunsi mwiza, twitabira umuganda, ihorere Rwanda n'izindi italanto n'izindi ndirimbo. Izo zose ziba zihetse ubutumwa bumeze gute? Bakoze cyane. Album yangizwe n'ubutumwa butandukanye, ariko cyane ni ubutumwa bw'amahoro. Nk'iyo yitwa Emirembe. Yego, Emirembe ni ururimi rw'Ikigande, bivuga amahoro cyangwa amani. N'abahanzi b'Abagande bacuranga gakondo twafatanyije, witwa Giovanni Kiyingi na James Sewa. Tuyikora gutyo, turavuga ngo twifuriza amahoro isi yose, tureke inzangano, intambara n'ibindi bitandukanye. Rero umuzingo wanjye ufite ubutumwa butandukanye, cyane cyane buri wese nakangurira kubwumva. Ni ubutumwa bw'amahoro, ubumuntu, gufashanya, hakaza n'ikindi gice cya gospel, kuko Zaburi 150 baravuga ngo nimuhimbaze Uwiteka mukoresheje ibicurangisho byose na neberu ndetse n'inanga. Rero nifuzaga ko abanyarwanda tutaramira Imana mu muco wacu. Biriya byuma by'abazungu bitaraza nabwo twarataramaga. Bidahari ntacyatubuza gutarama. Ese ni kuki tutataramira Imana mu muco wacu, ko dufite umuco mwiza Imana yaduhaye? Kuyitaramira mu muco wacu twisangamo, twiyumvamo umwihariko wacu, nabyo ntibyaba byiza kurushaho. Ubwo buryo nagiye nkoramo indirimbo zitandukanye zo guhimbaza Imana mu murya w'inanga. Hanyuma mu muryango wawe nk'uko twagiye tubigarukaho, nta muntu wigeze acuranga inanga? Ndavuga ku bantu bakuru nka papa cyangwa abandi bakomoka iwabo wa papa, byapfuye kuza gutya gusa? Urakoze cyane. Mpanga niwe uhera ku gisekuruza cyanjye. Bambwiye ko yari umukaraza ihuro, ahaberaga umuganura, ko yavuzaga ingoma. Sinzi wenda niba ari byo wenda
yarakwensipiye yego cyangwa bigakurikirana umuntu ariko ni nkawe bambwira nawe wari mu bijyanye n'ubuhanzi gakondo. Tumaze iminsi tubona na mushiki wawe ari kuyiga cyane ayigejeje. Yego ahameze neza, aracuranga neza, amaze gushyira indirimbo hanze nduva zigera kuri 2 nk'umunyarwandakazi. Aricurangira inanga neza cyane. Yego aracuranga neza cyane. Ni ibintu byiza kubona na bashiki bacu ibyo dukora nabo babishobora. Hanyuma Deo tukiri aho, ubona gute generation urubyiruko rw'iki gihe usanga wa mugani rugiye mu bindi bintu bitari donc mu ndi muzika mugari ko nkuko wabivuze muzika ni ngari sibyo? Usanga urubyiruko rushaka bya bindi bikubita gusa ya muziki y'abazungu. Mwebwe mubibona gute cyangwa nihe shusho ubona uyu muziki usanzwe na muzika gakondo mukora ubona bitandukanira he cyangwa bitanga ikihe cyizere ku buryo abajene babiyumvamo bakaba babijoininga? Urakoze cyane. Biratandukanye cyane. Iyi muzika dukora ni iri moderne kubera ubukoroni no kwimakaza iby'amahanga cyane. Usanga gakondo isa naho yaryamiwe, iri ahantu hasi, iracyarwana no kuzamuka. Urubyiruko rwisanga muri ziriya njyana, baririmba ziriya njyana, bagerageza no kuzigana, ariko ntabwo wakwigana R&B wigane ziriya zose kandi hari ba nyirazo bazivukiyemo. Nabashishikariza mu byo dukora byose tuzirikane gushyiramo gakondo yacu, niyo identite, niyo mwimerere, nibyo bizatuma umuziki wacu ugera kure. Ikindi dukunde umuco wacu, ntitubiharire ngo ni iby'abasaza, ngo ni ibintu bya kera. Tubyiyumvemo, tubikunde, icyo gihe bizatuma noneho twese hamwe dufatanya umuziki wacu ukaba watera indi ntambwe. Iby'amahanga ntabwo bivuze ko ari bibi, ariko muri ibyo ngibyo tutira tugerageza no kuzamuramo gakondo yacu. Mu butumwa bwawe hari indirimbo waririmbye ku muganda. Byakujemo gutyo gusa? Umuganda ni igikorwa cy'abanyarwanda twese, ariko cyane cyane hari urubyiruko bawusibaga, usanga wenda yigumiye mu rugo ari kuri chat. Rero nahisemo kunyuza ubwo butumwa mu nanga kugira ngo nkebure urubyiruko bagenzi banjye n'abanyarwanda muri rusange twitabira icyo gikorwa kuko ni icyacu, kiratureba twese. Ugarutse ku ijambo, wenda tugiye kugana ku musozo, ugarutse ku ijambo rivuga ngo nubwo abantu bakora muzika isanzwe ntago babirusha abanyirabyo. Ushishikariza abantu ko bashobora kuza bakiga inanga. Ni hehe mu Rwanda bigisha inanga? Urakoze cyane. Ndimo ndabitekereza ukuntu abantu bashobora kuziga inanga. Yego. Bitewe n'izindi gahunda zitandukanye n'amasomo umuntu aba ariho, ntabwo ndabibonera uburyo neza, ariko mba mbitekereza. Wenda ndi kugerageza ku buryo nigisha mu buryo busanzwe cyangwa personal. Ushobora kunyandikira ku mbuga zitandukanye, hose nkoresha Munyakazi Deo, kuri Instagram, Twitter, Facebook, hose. Hanyuma wenda twavugana tukareba icyashoboka mu gihe nanoza neza ubwo buryo. Twihuta, iyi nanga irinjiza guha umusaruro ku bijyanye n'ubutunzi? Urakoze cyane. Kugeza ubu impa umusaruro kubera ko impano yawe ishobora kugutunga, ikakubeshaho, ndetse n'abagenzi bawe ishobora no kukuviramo umurimo. Aho hose rero tugenda ducuranga, aho hose baduhamagara, tugenda nk'abagiye mu kazi. Havamo akantu. Yego. Kutinya kubivuga bivuye neza, inanga itanga akantu. Hanyuma tugana ku musozo, wenda ufite ibibazo cyangwa ibyifuzo ushobora kugeza kuri Deo. Arongera nabonye afite na website hano. Irakora neza? Irakora neza. Nabonye ari wa3 munyakazideo.com. Dusoza ikiganiro, ufite ubuhe butumwa waha abaririmbyi, abacuranzi batandukanye bakunda gucuranga piano, gitari, mu buryo wabashishikariza
kuba nabo bashobora no kwiga n'iki gicurango? Ntago wenda nahita mvuga ngo mwese mureke ibyo muri gucuranga muze twiga inanga, ariko nabasaba kugira nosiyo ku muziki gakondo, bashobora kudevelopa kandi bakoresha ibyo bicurangisho. Nicyo kintu gishoboka. Muri iki gihe cya covid ni buhe butumwa waha abaturarwanda abakurikiye Ahava TV? Dusoza. Urakoze cyane, mba ndishimire Ahava TV, umwanya mwaduhaye ni iby'agaciro kuri twebwe. Icyo nabwira abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda iki cyago, kwirinda ingendo zitari ngombwa, dukaraba buri mwanya, niba ufashe akamoto ushyiramo agatambaro, wibuke kwambara agapfukamunwa ahantu hose uri, kandi dusige mu metero kugira ngo tuzagitsinde, noneho dukomeze imirimo yacu. Nawe wemera abantu bavuga ngo ya ndirimbo ni saa moya niyo yadukozeho igatuma bagabanya amasaha? Oya, ntabwo mbitekereza, kubera ko hari ukuntu wenda ibintu bihurirana ugahita usanga nyine bigenze gutyo, byarahuriranye. Urakoze cyane. Reka tubashimire, dushimire Deo Munyakazi witabye ubutumire bwa Ahava TV, nshimire equipe yose twakoranye uyu munsi, kandi mbahe mbabwire ngo peace aho muri hose. Ubwo n'inshuti za Deo zose aho ziri ni peace. Wifuza kuduha igitekerezo, wifuza gutanga ibitekerezo kuri iki kiganiro, urajya munsi, ariko mbere kujya aho munsi ubanze ukore subscribe kuri iyi channel yacu Ahava TV kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho. Ukore like, ukore unasharinge, usangize inshuti zawe ibiganiro byacu. Ibihe byiza, Imana ibarinde.